dukomeje tuganire kuri Pasika kuko turi mu bihe bya Pasika turamaramo iminsi 40 buri munsi rero ni ngombwa ngo tubiganireho kuko ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu kidufitiye umumaro cyane kuvuga kuri Pasika rero tuyivuze ntituvuge izina rya Yesu twaba turi mu makosa menshi cyane. Pasika bivuga Yesu wapfuye kandi wazutse. Rero Pasika, ibihe bya Pasika ni ukuvuga ngo ni ibihe by'iminsi mikuru bijyanye n'urupfu rwa Yesu no kwibuka urupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu. Urupfu rwa Yesu rwateje ikiriyo kinini cyane, agahinda n'ishavu mube wamukundaga benshi cyane basaga rwose ibihumbi n'ibihumbi, kubera ko yari yarabwirije ibya papa we, iby'ubwami bw'Imana yarivuzeho bihagije, yaribwirijeho uwo ari we, bigakundwa n'abantu benshi. Kandi yari yabwirije imyaka 3, yigishije imyaka 3 buri munsi. Ni ukuvuga ngo bantu b'Imana ubutumwa bwe bwumviswe n'abantu benshi cyane mu myaka 3, iminsi 365, ukuba gatatu ni iminsi 1000 isaga, iminsi 1000 buri munsi bigisha igihugu cyose kingana n'u Rwanda cya Israeli n'abaturanyi rero batuye hirya mu bihugu bituranye nabo baraje baza kumva. Yesu rero urupfu rwe rwababaje abo ngabo, kuko urupfu rw'umuntu rubabaza ba nyirawe. Ni ukuvuga ngo ababugufi, abakunzi be, abo mu muryango we n'abamukundaga, abo abamenyanye nawe bakamukunda, nibo bababara. Ataramukundaga nyine birabanezeza, ahubwo birabashimisha. Yesu rero yarakunzwe cyane, ntabwo abatamukundaga n'impamvu zabo ntitubatindaho. Ariko Pasika rero ndashaka gutsindagira rwose ko ikiriyo cyamaze iminsi 3 kirangijwe n'umwami Yesu, hanyuma abo abonekeye, ni ukuvuga ngo aberetse ko ari muzima, yazutse, yewe n'umubiri bagiye kureba basanga nawo ntawuhari, wazimiye. Nuko ariko ntabwo ari wowe yari yasubiyemo, tubyumvikaneho, ntabwo ari uriya mubiri w'inyama n'amaraso w'iyi si w'igitaka w'ibumba yari yasubiyemo yinjiramo. Oya, warazimiye, waramizwe, umirwa n'ubugingo, umirwa n'ubumana. Ntabwo ibumba ari ryo yahinduye ngo arihereze ubugingo buhoraho, kuko uriya mubiri wari uwa Mariya mama we, wari uwa Adamu. Rero ni ibumba, ntabwo ari ryo yahinduye ngo arihereze ubugingo buhoraho. Umubiri waramizwe, nta kindi, urazimiye. Ibyo ngibyo twe kubitindaho. Ku munsi wa gatatu rero barawubura, bati yazutse. Abamarayika bati yazutse. Kuzuka ni iki? Kuzuka ni ukugaragazwa kuri muzima, nta kindi. Abantu hakaba haboneka hagira abantu bakubona bakabihamya ko umuntu ari muzima, akagaragara nk'ufite umubiri nk'uwacu, kandi atari wo mu by'ukuri, ari umubiri wundi udasanzwe, utari uwacu wo kuri iyi si, ariko ukabona n'umubiri nk'uyu nguyu, n'imyambaro umubiri yambaye n'imyambaro, ku buryo abantu bamubona bakamumenya. Ubwo ni kuvuga yazutse. Ikiriyo cy'umwami Yesu rero cyakorewe umwami Yesu n'iminsi 3 gusa. Abamaze uko bagenda berekanye iyo nkuru yuko yazutse,
ubwo urumva ko kwaba bamubonye kandi ko yavuze ngo muve mu kiriyo ahubwo mugende mwamamaze ko urupfu rusobanura kubabarirwa ibyaha ku muntu wese wemeye Yesu ukurikiye Yesu, kandi ko bisobanura ngo natwe tuzamera nkawe tuzuke tujye kubana nawe aho abaheze uretse mu bwami bw'Imana. Ni mu bwami bw'Imana, ni kumwe na papa hamwe na papa we mu ijuru. Ubwo rero ni inkuru nziza mu by'ukuri yamamajwe muri iriya minsi 40, kuko iminsi 3 niyo yabaye ikiriyo, n'abandi bagenda bava mu kiriyo bamukundaga. Duhite dusimbuka rero, dusimbuke tuvuga ngo kuzuka kwe niko kwavuzwe cyane, ariko nta none bavuga kuzuka k'umuntu utabanje gupfa. Niyo mpamvu no gupfa rero bivugwaho n'uyu munsi wa none, n'aba Petero n'aba Yohana na Pawulo bose n'abadamu benshi bagiye babwiriza ubutumwa, barabavuga ubutumwa benshi cyane, n'abasore benshi cyane n'inkumi babwirije, ndetse bishwe kuko babihagazeho babikomeyeho bati tugomba kubivuga ariko yatubwiye. Ntabwo batinye nabo ngo bange kwicwa igihe cyageze, kuko yari yababwiye ati muranzanga aho mba tubane, kandi namwe nzabagaragaza ko hari umunsi uzabagaragaza ko mwazutse muri bazima. Nuko rero umuntu muzima uri muri Yesu niwe wapfiriye, apfiriye muri Yesu niwe uzaza kugaragazwa ko ari muzima, kuko gupfira muri Yesu uri mu bumana, ubumana ntibupfa rero. Umunyabyaha niwe uba warapfuye agapfa ahagaze, ari na gutya tugira ngo ni muzima kandi yarapfuye kubera ko ari umunyabyaha. Ariko iyo yabibabariwe akabivamo ku bwa Yesu Kristo ababaye muzima. Muri Yohana igice cya 3 umurongo igice cya 3 niho havugwamo ko icyo gihe umuntu umenyanye na Yesu akamenywa na Yesu akababarirwa aravuka mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bw'Imana, wabaye muzima mu bumana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nibyo bisobanura rero, niyo nyungu dufite mu guhura na Yesu, mu kumenyana na Yesu, mu guhamagaza Yesu mu buzima bwawe, nuko agwa ku bumana bwe ukaba muzima, ukavuka ukaba muzima, ukagenda ukura mu bumana, ugenda ukenda umenyana na Yesu, umenyana n'Imana, umenya iby'Imana, umenya uburyo bwo kwitwararika n'umurimo ushinzwe gukora. Barawukoze rero, ntabwo bagiye hari ababwirijwe ubutumwa na Yesu, nabo bagiye bawuhererekanya bari kumwe na Yesu, abapfiriye muri Yesu bose. Ariko natwe bwatugezeho, turishimye rero kuba muri Yesu Kristo. Nawe mwene data nibishime kuba muri Yesu Kristo, ukumerewe kose. Waje kumerewe nabi, uri mu mabaro myinshi cyane twe tutamenya, ariko hamagara izina rya Yesu kandi wishime guhera nonaha, wuzure umwuka wera umunezero kubera ubumana bukurimo bwa Yesu. Yesu nawe ni bwa papa we. Ubwo rero nubwo uri muri uyu mubiri uri umwana w'Imana. Haleluya, komera wishimire inkuru nziza ya Pasika iri mu ijambo ryitwa Pasika, ko ari ugupfa ku buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'ubugingo ntabwo wapfuye. Hanyuma kandi ko hari kuzuka kwa Yesu, bizana ngo nawe uri muzima, umunsi umwe uzagaragazwa ko wazutse. Umubiri n'ubwo utabuhari nta kibazo, umubiri ni igitaka, ni ibumba, ntabwo bishobora, umubiri ushobora kuragwa ubwami bw'Imana. Ntabwo ushobora guhindurwa umubiri igitaka ngo kirahinduwe, ibumba ngo rigiye kwinjira mu gihugu cyo mu ijuru. Ni umuntu uri imbere ufitanye ubumana, umwuka w'umuntu ukomoka mu Mana kubera Adamu, umwuka we wakomotse mu Mana. Nuko rero kuzurwa k'uwo muntu w'imbere wakomotse ku Mana wari warapfuye kubera ibyaha, nibyo Yesu byamuzanye, ukongera ugasubira mu bumana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ngiyi Pasika, ibihe bya Pasika turimo, uko aho waba uri hose, uko waba umerewe kose, ibihe waba urimo byose, menya ngo Pasika ni inkuru nziza. Yesu ashimwe, amen.